Muraho neza. Ese wigeze wibaza impamvu abagore benshi muri iki gihe batishimira ingo zabo? Kuki hari abagore bafite abagabo, abana, urugo rwiza cyangwa se amazu, amafaranga n'ibindi, ariko bakaba batishimye, batanezerewe mu ngo zabo? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu nyamukuru cyangwa se impamvu z'ingenzi zituma mu by'ukuri ibi bintu biba cyangwa se aba bagore batishimira imiryango baba barimo. Mboneraho kuguha ikaze niba uri mushyashya hano, ukaba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, turakwakiriye, tuguhaye ikaze wumve wisanzuye. Ahangaha ni umuyoboro w'ibitekerezo byubaka umuryango, amahoro, ubukungu, ariko byose bishingiye mu rugo, kuko burya urugo iyo ruhari rumeze neza, ibintu byose biba bimeze neza. Mu bintu rero bituma urugo rutamera neza, muri byinshi twaje gusanga harimo n'abagore baba batishimiye imiryango barimo cyangwa se ingo bubatse, kandi mu by'ukuri mu bigaragara inyuma ubona bafite hafi ya byose, ariko ugasanga ntabwo bishimye. Kuki rero batishima? Niba uri umugabo, ukaba uri umusore cyangwa se uri umugore, ni byiza ko ureba iyi video kugira ngo usobanukirwe neza ese ubundi mu by'ukuri ibi bintu bibabaza umuntu ku ruhe rwego, ni ibiki bimubabaza, ni ibiki byatuma umugore atishima, ubikemure niba uri umugabo cyangwa umusore, kugira ngo umuryango wawe ukomeze umere neza. Twagiye. Icya mbere, kutumva ko bakunzwe kandi bitaweho. Abagore benshi ntibabura inzu cyangwa ibyo kurya, ahubwo babura urukundo, kwitabwaho n'amagambo meza. Iyo umugore yumva atakibona urukundo mu rugo rwe, umutima we urababara. Kabiri, kutaganirizwa no kudahabwa ijambo. Iyo umugore atumva ko igitekerezo cye gifite agaciro mu rugo, atangira kwiyumvamo ko atari umufatanyabikorwa ahubwo ari umukozi. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, wa mugabo we, cyane cyane wa musore we. Ni byiza ko mu myanzuro yose ufata mu rugo rwawe ubanza mukicara mukabiganiraho, ukaganira n'umugore wawe, wenda mukaza guhurira ku mwanzuro runaka, ariko ugatuma nawe yiyumva nk'umuntu uri patina, nk'umufatanyabikorwa, nka nyirabyo. Yego, ijambo ryiza. Ugatuma yiyumva nka nyirabyo aho kwiyumva nk'umukozi, kuko burya uzumva umuntu avuga ngo ni ibya runaka, ngo ntago biba ari byiza, nshuti yanjye. Icya gatatu, umutwaro n'inshingano zose. Abagore benshi bitwaza urugo, abagore benshi bitwaza urugo rwose, abana, isuku, guteka, rimwe na rimwe n'ubukungu. Iyo abaye wenyine mu nshingano, umunaniro n'agahinda biriyongera. Iki kintu ni ikintu twebwe tuba twumva neza, kuko niba umugore ari guteka, akafura, akagira gute, noneho ugasanga aranagerekaho no kuba yanashaka business akora, ugasanga nyine ni ibintu bimustressa, bikamwongera pressure, noneho hakiyongeraho na biriya twabonye haruguru. Mu by'ukuri usanga uyu mugore ntabwo ashobora kwishimira uru rugo. Ni ikibazo gikomeye cyane rero ku muryango wawe, ku bagukomokaho. Aha mba nibwirira cyane cyane umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore kuri iyi ngingo, ngira ngo urabyumva ko niba umugore wawe atishimye, burya jya umenya ko umuryango wawe urimo uragenda urindimuka gake 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 ujya mu cyobo. Niba tugeze aha rero, nshuti yanjye, ukaba wumva ibi bintu hari ikintu bikunguye cyangwa akantu k'agatekerezo wenda, cyangwa se ingeso wahindura mu byo wakoraga, mu byo wavugaga, nizere ko wamaze gukanda like, ugakora subscribe, kuko ni ingenzi. Iyo ukoze subscribe biba ari ikintu cy'agaciro, kuko iyo dushyizeho video uhita uyibona. Reka dukomeze. Kutubahwa no guhohoterwa mu magambo. Amagambo asebanya, guheza, gutukwa, agasuzuguro bituma umugore yumva atagifite agaciro mu rugo rwe. Ibi ni ibintu abagabo bakunda gukora, nyamara mu by'ukuri ukaba uzi ngo wahashye, ngo wagize gute, ngo ariko mu by'ukuri umugore wawe uramutuka, uramusebya, umuhoza ku nkeke. Kandi ibi byo binagize n'icyaha muri leta, akureze mu by'ukuri kiba ari ikibazo gikomeye, kuko burya guhohotera umuntu ntabwo ari ukumuhohotera ku nkoni n'iki, burya n'amagambo uvuga ni ikibazo gikomeye cyane, kandi asenya umuryango,
by'umwihariko akangiza umugore wawe mu mutwe, bigatuma umugore wawe aba atishimye. Ibi ngibi ni bifite detaye ndende, n'ibindi bintu byinshi biba bibishamikiyeho tuzagenda tureba mu mavideo azaza, kuko usanga iki kintu gihagarariye ibintu byinshi bituma umunezero wo mu rugo ubura. Icya gatanu, gutakaza inzozi n'indangagaciro ze. Abagore benshi bashyingirwa cyangwa se bashyingiranwa bakibagirwa ko nabo bafite inzozi, impano n'intego. Iyo n'intego zabo nyine bamaze gushyingirwa, ibyari inzozi zabo, impano n'intego zabo bari barihaye, ugasanga birapfuye. Iyo zibuze umwanya bishobora kubaviramo kubaho batishimye. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko hari ukuntu umuntu usanga avuga ngo iyo ntashaka ngo mba narabaye iki, iyo ntashaka ngo mba narakoze ibi. Mu by'ukuri urumva ko aba yamaze gufata urugo nk'ikintu kimukumira kuri emosiyo nziza ze cyangwa se kuri tageti ze yari yarihaye. Urumva ko icyo kintu nubwo aba kirimo kiba cyamaze kuba kibi, kuko hari ibyiza atekereza cyamubujije. Ni byiza rero ko wa mugabo we, wa musore we, ufashe umugore wawe kuri izo ntego ze n'amarangamutima ye y'ibyo yumvaga yakaba yakora, nubwo yaba ari mu rugo rwawe, kugira ngo umuryango wawe ukomeze umere neza. Ndabakunda cyane rero nshuti bakunzi b'amahoro mu muryango. Urugo rwiza ntirwubakwa n'umuntu umwe. Kugira umugore wishimye bisaba urukundo, kubahana, kuganira no gufatanya inshingano. Ngira ngo ibi bintu birasobanutse neza cyane. Aha tugeze rero, nizere ko wamaze gukora subscribe, ukaba wamaze no gukora like niba koko iyi video wayikunze. Ni byiza cyane. Ikindi, ubu wasangiza umuntu umwe cyangwa babiri b'inshuti zawe, ukabumvisha ibintu burya bituma abagore batishima mu miryango yabo, cyangwa se batanezererwa, nubwo umugore waba wamuhahiye, wamwambitse, wamutuje heza, ariko ugasanga mu by'ukuri hari ibintu umwima bijyanye n'iby'amarangamutima cyangwa se amagambo mabi umubwira, ugasanga bitumye umugore wawe aba mu rugo atishimye. Hari agakuru nigeze kumva umuntu avuga ngo simba numva ngo ukuntu ngo umukozi wo mu rugo ngo ashyikirana na mabuja kugeza ubwo mabuja yiyumvamo umukozi we, ku rwego baryamana cyangwa se ku rwego bagirana umubano wimbitse. Mu by'ukuri akaba yagira n'ibyishimo birenze ibyo agirira ku mugabo we. Nta kindi, n'aya magambo uwo muntu nta magambo maba amubwira, nta mukomeretsa, nta stress amushyiraho n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ugasanga rero amarangamutima y'uwo mugore wawe atwawe n'umuntu wowe utekereza ko adashobora no kuba yakabaye amutwara, ariko kubera ko wowe hari ikintu cyakunaniye kuvuga neza, gufasha umugore wawe, kumutetesha n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo dutuma kumufasha mu nzozi ze, bituma nyine umugore wawe aguma kuri wowe, akakubera umugore, inshuti, ndetse nawe ukamubera umugabo, ukamubera papa, ukamubera byose. Inshuti yanjye rero, niba twabanye kugeza ahangaha, nizere ko hari ikintu ukuye muri iyi video, wenda kikunguye nk'igitekerezo, cyangwa se ibyo kigufashije, cyangwa se ingeso zitari nziza wajya gukora ukaba ugiye kuzireka, cyangwa se niba uri umugore ukaba hari ibyo ugiye gutangira kugira ute, kuba waganirizaho umugabo ukamubwira uti nsigaye ntishima kandi ikintu kitanshimisha ni iki n'iki ABCD. Niba ari byiza cyane iyo mubivuze mukabiganiraho, birakemuka, umuryango ugakomeza ukamera neza. Reka dusubire rero muri video zikurikira. Nizere ko mumeze neza uyu mugoroba. Amahoro, amahirwe, amafaranga bibagereho. Aha tugira siroga ivuga ngo amahoro, umutekano, iterambere byose bihera mu rugo rwishimye. Reka dusubire. Murakoze cyane.